Amahoro y'Imana nshuti muvandimwe ukurikiye iki kiganiro ruhuka kuri uyu munsi. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, Imana iguhe umugisha. Ndagushimiye kubwo guhitamo gukurikira iyi YouTube channel kumva iki kiganiro. Ndagushimiye kandi ko wakanze subscribe. Ndagushimiye ko ndetse ikiganiro kigeza no ku bandi. Uko byamera kose, niyo waba umwe niyo mwaba babiri, ariko ijambo rikagira icyo rimara mu buzima bwanyu, ijuru riba rinezerewe, tuba dukoze icyo Imana idusaba. Rero ntabwo tuzacika intege, ntabwo tuzarambirwa. Uko umwuka azajya dushoboza kose, uko atubwiye tuzajya bagezaho icyo ashyize ku mutima. Uyu munsi mu kiganiro ruhuka cy'uyu munsi turi buganire ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya Mose cyitwa Kuva, igice cya 14. Turasoma duhereye ku murongo wa 25. Akura inziga ku magare yabo bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunga Abisiraheli kuko Uwiteka barengera akarwanya Abanyegiputa. Yesu ashimwe cyane. Iyi ni inkuru irimo ibintu bikomeye cyane, igihe Abisiraheli barimo bava mu gihugu cy'uburetwa, mu buretwa bwa Farawo, barimo barataha, bageze imbere y'inyanja. Hanyuma babona nta nzira. Farawo ndetse n'abantu be bibuka ko Abisiraheli bagiye, imitima yabo irakomangana, bajya inama yo kubakurikira ngo babagarure. Hanyuma basanga bageze iruhande rw'inyanja. Abisiraheli bari bagize ubwoba, imitima yabo yari yatitiye cyane, kuko inyuma yaho bahabonaga ingabo za Farawo, imbere bakahabona inyanja. Ntibari butekereze gusubira inyuma, ntibari butekereze gukomeza ngo bajye imbere. Icyo babonaga kibasatiriye rwari urupfu. Batera hejuru, bitakana Mose, baramubwira ati, ubundi twarakubujije, ntabwo twakubwiye ngo ureke kudukura muri Egiputa tugume mu buretwa. Bari babonye ko cyajyaga kubabera cyiza ari uko bari kuguma mu buretwa, bitewe n'ibintu, bitewe n'inyanja babonaga ibahagaze imbere, n'ingabo babonaga zibari inyuma. Imitima yabo ishya ubwoba. Babwira Mose. Mose nawe arababwira ati, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekera. Aya niyo magambo Mose yahumurishije imitima y'Abisiraheli, niyo yabahumurishije. Arababwira ngo bakomere, imitima yabo ikomere, imitima yabo ntitinye. Hanyuma nyuma y'aha ngaha, Imana ibwira Mose, iramubwira iti, rambura inkoni, yirambure hejuru y'inyanja, ayo mazi hari bucikemo inzira. Cyari ikintu gikomeye Mose atari yarigeze abonesha amaso ye, ariko abikoze abona birakunze, kandi bikunda abanzi babo babatugarije babagezeho. Bahagenda ngo nkaho ku butaka. Imana ihuha amazi, ihuha n'aya ruguru. Bahagenda nk'abagenda ku butaka bwumutse. Ingabo za Farawo ibonye, zigira ngo nazo niko biri bugende. Uzi ko koko byari bibakundiye, baribeshya. Bibeshya ko inzira Imana iciriye abantu bayo nabo bari buyinyuremo bigakunda. Abisiraheli bajya mu nyanja, baragenda. Hanyuma Abanyegiputa nabo barabakurikira babirukankaho. Ariko Imana, kubera yuko ari umukozi w'umuhanga, kubera ko Imana
ari umugizi wa neza. Haleluya. Ngo ikura inziga ku magare yabo. Imana ishimwe. Bituma amagare yabo agenda aruhanije, agabanya umuvuduko, ntiyabasha kubakurikira ngo abagereho. Ndimo ndagusengera ngo Imana ikura inziga, Imana ikura inziga ku magare y'abanzi bari bakwirutse inyuma. Imana ikura inziga. Haleluya. Imana ikura inziga ku magare y'iyo ndwara yari iri kukwirukankaho. Imana ikura inziga ku magare y'umurozi uri kurara kuroga. Imana ikura inziga. Imana ikureho inziga. Sinzi niba ubyumvishe neza, ariko ndavuze ngo Imana ikureho inziga. Iryo gare ryarimo rikwirukankaho rigende riruhanyije, rigende birigoye. Haleluya. Ntirigushyikire, ntirigufate. Abisiraheli barambuka, hanyuma bamaze kwambuka, umwisiraheli, ndagira ngo unyumve neza, umwisiraheli wa nyuma avuye mu nyanja ageze hakurya. Umwisiraheli wa nyuma avuye mu nyanja ageze hakurya. Umunyegiputa wa nyuma nawe amaze kwinjira mu nyanja. Ndabisubiramo kugira ngo ubyumve neza. Nari mvuze ngo umwisiraheli wa nyuma yambutse inyanja amaze kuyivamo. Umunyegiputa wa nyuma nawe amaze kwinjira mu nyanja. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo hindukira, rambura iyo nkoni hejuru y'inyanja. Ayirambuye hejuru y'inyanja, amazi arongera arasubirana. Imana ishimwe. Abanyegiputa bose n'amagare yabo bararengerwa. Amazi abaterana hejuru, amagare ajya hejuru, bagwamo kuko bakoze ikosa. Bakurikirana abantu b'Imana, bakurikirana abadakurikirwa. Babonye Abisiraheli bagenda mu nyanja nko ku butaka, Imana ibaciriyemo umuhanda, bagira ngo nabo barabakurikira bikunde. Iyi nzira yari yaraharuriwe abizera, iyi nzira yari yaraharuriwe abakristo, ntabwo yari iy'abatizera. Na n'uyu munsi hari inzira Imana yaharuriye abizera, itaharuriye abapagani. Rero hari igihe bibeshya bagashaka gutekereza ko nabiyo nzira bashobora kuyicamo, ariko bayisigamwe ubuzima, bayisigamwe ibihombo. Imana nishimwe cyane. Ndagusengera ngo Imana ikura inziga ku magare arimo arakwirukanka inyuma, ku magare arimo arakuvedekaho, ku magare arimo arenda kugusingira. Nubwo uri kubona nta buhungiro, nubwo uri kubona nta garuriro, nubwo uri kubona bwose nta handi hantu h'ubutabazi uri kubona, ariko Imana irindiriye ko umunyegiputa wa nyuma akandagiramo. Irindire ko umunyegiputa wa nyuma akandagiramo kugira ngo yongere amazi asubire uko yarari. Irindire ko umunyegiputa wa nyuma ageramo umwisiraheli wa nyuma amaze kwambuka. Sinzi ko ibi bintu byumva neza, sinzi ko ibi bintu ubisingira. Abisiraheli bari bagize ubwoba, Abisiraheli bari batitiye, kandi haleluya, ngo marayika w'Imana ngo yajyaga hagati, akajya hagati y'Abisiraheli n'abanyegiputa. Nubwo bwose ibintu biri kukwirukanka inyuma, ariko hagati yawe n'ibikurwanya harimo marayika. Narimuze ngo hagati yawe n'ibintu biri kukurwanya harimo umumarayika. Hagati yawe n'ibiri kukwirukankaho hari umumarayika. Nubwo ubona byenda kukugeraho, nubwo ubona bigusatiriye, nubwo ubona biri hafi kugufata, nubwo ubona biri hafi kukwica, ariko don't worry my friend, hagati yawe n'ikiri kukwirukankaho hahagazemo umumarayika. Ndumva ndi gufashwa, ndumva ndimo ndabyumva. Sinzi niba nawe uri murabyumva, ariko hagati yawe n'ikiri kukwirukankaho hari umumarayika.
kandi ntabwo yakemera ikikwirukankaho kikugeraho, ntabwo ari bubikunde, ntabwo ari bubyemere. Wowe gusa haleluya ngo mwihagararire, ngo murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire, ngo Abanyegiputa mwabonaga ntimuzongera kubabona ukundi. Aya magambo ntabwo bari bupfe kuyumva, ariko babibonye bamaze kwambuka, bageze hakurya, babonye ibintu Imana ikoreye Abanyegiputa. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, igira ibintu ikuraho inziga. Yaba warubyumvishe haleluya ukavuga ngo amen, yaba warubyumvishe ukavuga ngo ndabyakiriye, yaba warubyumvishe ukavuga ngo mbyinjiyemo, yaba warubyumvishe ukavuga ngo yego nibyo, guhera uyu munsi Abanyegiputa ntabwo nzongera kubabona, guhera uyu munsi aba Banyegiputa bankoresha uburetwa, ukavuga ngo this is the end, ntabwo nzongera kubabona. Kubyizera ukabyakira birakwinjiza ahandi hantu. Ibyo bintu biri kukwirukankaho ukavuga ngo this is the end, ntabwo nzongera kubibona. Yaba warubyumvishe ukandika aho hepfo muri commentaire ukavuga ngo this is the end, ukavuga ngo ntabwo nzongera kubibona ukundi. Imana yacu ni Imana y'inyamaboko, ni Imana y'imbaraga nyinshi. Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha, Imana gusa ibikuba bihari, Imana iguha umunezero udasanzwe. Winjire muri Kanani yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ni mwene so Iranzi Alfred, gubwa neza muri Kristo. Shalom shalom.